Shalom shalom bakozi b'Imana, turabasuhuje amahoro ya Kristo abane natwe twese. Turashima Imana iduhaye aka karyo keza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwuka wera azabane natwe kandi adushoboze kugira ngo tubashe kugira ico twumvise biciye mu ijambo ryayo. Turifashisha amagambo y'Imana dusanga hano mu gitabo c'imigani ya Salomo, ibice 6 umurongo wa 16, aho tuza gusanga ibintu 7 Uwiteka yanga. Ariko muri ibyo bintu 7 ubushize twavuganye kuri 2 bibanza. Uyu munsi turongera tuvugane ku bindi 2 bikurikira, hanyuma Imana izongera kandi duheza kandi karyo keza twongere tuvugane kuri ibi bindi 3 bizaba bisigaye. Ariko ibyo bintu 7 Uwiteka yanga: n'amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'umugabo uteranya abavandimwe. Imana itubabarire cyane. Hanyuma ubushize twavuganye kuri ibi 2 bibanza, twavuganye hejuru y'amaso y'ubwibone ko Imana ibyanga, hanyuma tuvugana n'ururimi rubeshya. Uyu munsi rero munyemerere tuvugane kuri aya magambo 2 yandi Imana yanga: amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, twongere kandi tuvugane umutima ugambirira ibibi. Imana tubabarire. Turaza kwifashisha amagambo y'Imana kuri iri jambo twari tuvuze ngo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu Itangiriro ibice 4 umurongo wa 6. Itangiriro ibice 4 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abaza Kayini ati: niki kikurakaje, kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza tuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wewe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Imana itubabarire cyane. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Kayini yakoze igikorwa c'ubugome bukomeye, avusha amaraso y'utariho urubanza Abeli murumuna we bavukana mu ndimwe. Kandi Kayini yari umuhinzi, mugenzi we Abeli iwe yari umwungeri w'intama. Hanyuma hari igikorwa bakoraga cyo gutanga ituro imbere y'Uwiteka. Umwe akazana imbuto zo mu mirima, uwo ni Kayini. Abeli nawe akazana imbuto z'ibyo yoroye arizo ntama, bakaza kubitangira Uwiteka. Usomye neza iki gice, Bibiliya iravuga ngo Abeli, Imana ngo yita kuri Abeli n'ituro ryiwe. Imana ngo ibirebesha amaso y'imbabazi. Hanyuma ngo ituro rya Kayini na Kayini ubwe Imana ntiyabyishimira, ntiyabirebana umutima w'imbabazi. Hari ikintu tugomba gukuraho cy'isomo, bavandimwe bene data. Ntabwo itandukaniro riri hagati y'ituro ry'ubuzima
bw'ibihingwa n'ituro ry'ubuzima bw'inyamaswa kuri aba bantu babiri. Ntabwo aho ariho hari itandukaniro. Ni ukuvuga ngo bose bajaga gutura, aho nta kibazo gihari, bajaga gutura. Ahubwo itandukaniro riri hagati yo kutita no kudatekereza ku ituro uturira Imana. Kutita ku ituro no kudatekereza ku ituro ugiye guturira Imana, cyangwa guhitamo ituro ukaritangana umutima ukunze. Haleluya! Aha niho hari isomo rikomeye ntaza gutinda, ariko nsaba ngo umwuka w'Imana agutahuze naje ntahuze uburyo dutura ituro imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yarebanye Abeli n'ituro rye imbabazi bitewe no kwizera kwe, bitewe n'ibiri mu mutima we. Usome hariya mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 4. Ntabwo Imana yarebesheje ituro rya Kayini na Kayini ubwe imbabazi. Kubera iki? Impamvu zidusunika gukora umurimo w'Imana n'ibitekerezo bidusunikira gukorera Imana, ibyo ni by'Imana iha agaciro. Haleluya! Ariko kubera ko Kayini umutima we utari ukiranukiye Imana kandi agatanga ituro, akumva ko yatanze ituro, ariko Imana ituro yareba na Kayini ubwe ntimurebane imbabazi. Imana tubabarire. Hari igihe dushobora gukorera Imana yitegereza ikidutera kuyikorera. Imana yatureba ituro dutura ntirangizemwo iciza mu mitima yacu, ntirangize ko twabitekerejeho, ntirangize ko imiterere y'imitima yacu by'ukuri ifite inyota yo gukorera Imana, ifite inyota yo gukorera Imana, ifite inyota yo gutura ituro imbere y'amaso y'Imana, kugira ngo Imana ibirebeshe umutima w'imbabazi. Iyi niyo mpamvu rero yatumye Kayini agira ubugome, agira ishari, ngo bari ku gasozi ngo ahagurukira murumuna we Abeli aramwica. Bibiliya iravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko niwakora ibibi ngo ibyaha ngo byitugatugira ku marembo y'umuryango w'inzu yawe, ngo ariko ngo nahawe kubitegeka. Haleluya! Ni ukuvuga ngo tugomba gutegeka ikibi cyose kije mu mitima yacu, ahubwo tugatekereza ku byiza dukorera Imana. Ubwo nibwo Imana izatubona, ikatubonamo umutima mwiza, ikatubonamo umutima wo kuyikorera by'ukuri, bitewe nuko twabihaye agaciro, bitewe nuko twabitekerejeho uburyo dukorera Imana. Kuvusha amaraso y'utariho urubanza. Bene data, Imana iturebe mu mirimo yayo, Imana iturebe mu byo tuyikorera, ntiturangizemo umutima w'ubugome, ntiturangizemo umutima w'ishari. Ishari ryaragwiriye mu bantu no mu bakozi b'Imana no mu bahamagawe n'Imana, ugasanga icyiza umwe Imana ishoboje gukora, ugasanga wewe ntucishimiye, ukumva umutima ntubinezererewe. Imana izi kurangiza, ikakurangizamo umutima w'ubugome. Imana ikakurangizamo umutima w'ishari. Ariko niwakora ibyiza uzemerwa imbere y'amaso y'Imana. Nubwo abantu batakwemera, ariko Imana izakwemera, izakurebesha umutima w'imbabazi. Imana idufashe, Imana itugirire neza, kugira ngo dutunge imitima yo gukora ibyo Imana ishaka. Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza. Ijambo rigira kabiri
twavuze ngo umutima ugambirira ibibi, umutima ugambirira ibibi. Imana idufashe kugira ngo tugire imitima igambirira ibyiza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndahavuga amagambo makeya cyane. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo c'imigani, imigani ya Salomo, ni ibice 4, umurongo wa 23. Turi ku ijambo rya kabiri rivuga ngo Imana yanga umutima ugambirira ibibi, ahubwo ikifuza ko twagambirira ibyiza. Twari tuvuze ngo imigani ya Salomo ibice 4 umurongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Haleluya. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Kuko ariho iby'ubugingo bidudubiriza. Bene data, tugomba kwirinda, tukarinda imitima yacu ikagambirira ibyiza, kuko umutima ni ikintu gikomeye. Umutima nimwo iby'ubugingo byose bidudubiriza, niho iby'ubugingo bikomoka. Rero mu mitima yacu hagomba gukomoka imigambi myiza, hagomba gukomoka kugambirira ibyiza imbere y'amaso y'Imana. Nibwo tuzoba twadukora ubushake bw'Imana. Dusomye nanone hano muri Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 7, muraza kwasoma. Harimo amakuru y'umugaragu w'Imana Samweli, Imana imutegeka ngo agende aje mu bahungu ba Yesayi i Betelehemu ngo aje kwimikisha amavuta uw'Imana yari yatoranije kugira ngo abe umwami wa Isiraheli. Ayo makuru murayazi neza. Hanyuma aragenda, ashitseyo, kubera ko twebwe tureba nk'abantu, Samweli ngo akibona mu bahungu ba Yesayi uwitwa Eliyabu n'uwitwa Abinadabu n'uwitwa Shama, ngo akibareba gusa ngo ahita avuga ko umwe wenda ari we Imana yatoranije kugira ngo abashe kuba umwami wa Isiraheli. Ariko siko byari bimeze. Bibiliya iravuga ngo abantu bareba ubwiza bw'igihagararo, ariko Uwiteka areba mu mutima. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abo bose Imana yarabagaye, ariko Imana yari kwireba mu mutima wa Dawudi wari mu ntama uragiye iyari. Imana niwe yari kwirangizamo ubwami, niyo yari kwirangizamo kwikorera kuruta uko abantu bariko bareba. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ngo agaya abo bandi bose, ariko kubera ko areba mu mutima, areba Dawudi. Dawudi niwe waje kwimikishwa amavuta aba umwami wa Isiraheli. Rero Imana yacu reka irebe imigambi iri mu mitima yacu, irebe imigambi myiza. Ugira imigambi myiza mwene data. Mu nzu y'Imana ugira umugambi mwiza, mu itorero ugira umugambi mwiza, mu gihugu ugira imigambi myiza. Umutima ugambirira ibibi, Imana irawanga, kuko Imana ireba mu mitima. Reka Imana iturebe mu mitima, irangizemo kuyikorera kwacu gukwiriye, kandi irangizemo umutima w'imigambi myiza yo kuyikorera. Imana iduhe umugisha, Imana itugire neza. Ndabifuriza kugira ngo imitima yanyu, imitima yacu, Imana irangizemo imigambi myiza, Imana irangizemo ubwiza bwayo, Imana irangizemo ibitekerezo byiza byo kuyikorera. Hanyuma tuzoba twadukora ubushake bw'Imana. Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza. Twari tuvuze ngo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza biterwa n'umutima w'ubugome n'umutima w'ishari. Imana ibidukureho mu izina rya Yesu. Hanyuma
imitima yacu nayo ntigire imigambi mibi, ahubwo igira imigambi myiza, kuko Imana yitegereza mu mitima, ntireba nk'abana b'abantu, ntireba igihagararo, ntireba uburanga, ahubwo ireba imiremere y'imitima yacu. Imana iduhe umugisha, Imana itugire neza. Mwari kumwe n'umushumba Revera Nzayitegaho Gedeon, turabakunda, turabasengera, Imana ibahezagire. Nyoboye itorero Carmel Church i Bujumbura mu Burundi. Yesu abagirire neza, Yesu abafashe. Ndizera ko Imana izadushoboza tukaza kuvugana no kuri biriya bindi bintu bitatu bisigaye, kugira ngo isomo ryacu tuzobe turirangije. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.